ngaha turaje nyagasani turakwitabye karame kuduhamaganga kuri buri munsi kubera imbona urukundo dukunda ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana ni muhumure, nyagasani araduhamagaye kugira ngo dusangire kuri uyu wa gatanu cyumweru cya kabiri cya Pasika tariki 21 Mata 2023. Isomo rya mbere niryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa gatanu murongo 34 kugeza ku 42. Intumwa zimaze guhagera mu nama nkuru haguruka umugabo w'umufarizayi witwaga Mariyeli, yari umwigisha amategeko wubahwaga n'abantu bose, nuko ategeka ko intumwa zahezwa akanya gato. Hanyuma arababwira ati, Bayisiraheli, muritondera ibyo mugiye kugirira bariya bantu. Dore hambere aha hadutse uwitwa Teodasi, azavuga ko ari umuntu ukomeye, maze abantu nka 400 baramuyoboka. Nyamara yamaze kwicwa, abari baramubotse baratatana, ibyo yari yaratangiye birayoyoka. Nyuma y'uwo mu minsi y'Ibarura hadutse Yuda w'umunyagalileya, akurikirwa n'abantu benshi, ariko nawe aza kwicwa, abari baramuyobotse bose baratatana. None rero mbibabwire, nimugire icyo mutwara bariya abantu, nimubareke bagende. Niba umugambi wabo n'ibikorwa byabo bikomoka ku bantu, bizayoyoka ku bwabyo, ariko kandi niba bikomoka ku Mana, ntimuzashobora kubisenya. Muramenye hato mutavaho murwanya Imana. Nuko iyo nama barayemera, bahamagara intumwa, bazikubita ibiboko, bazibuza rwose kongera kwigisha mu izina rya Yesu, maze barazirekura. Intumwa ngo zive mu nama nkuru zigenda zishimye kuko zagize ihirwe ryo kugirwa nabi zizira izina rya Yesu. Nuko buri munsi ntizisebe kwigishiriza mu ngoro y'Imana no mu ngo, zamamaza inkuru nziza ya Kristo Yesu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 27. Nyagasani mu ngoro yawe haganje amahoro n'umunezero bisesuye. Uhora n'urumuri rwanjye n'agakiza kanjye, ninde wantera ubwoba? Uhora n'urugero rw'ubugingo bwanjye, ninde wankangaranya? Ikintu kimwe nasabye Uhoraho, kandi nkaba ngikomeyeho, no kwiturira mu ngoro y'Uhoraho iminsi yose yo kubaho kwanjye, kugira ngo mpore nirebera uburanga bw'Uhoraho, kandi nite ku ngoro ye ntagatifu. Nyamara njye nizeye kuzabona ubugiraneza bw'Uhoraho mu gihugu cy'abazima. Ihangane wizigira Uhoraho, ukomeze umutima ubintwari, rwose wiringira Uhoraho. Nyagasani mu ngoro yawe haganje amahoro n'umunezero bisesuye. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani umutwe wa 6 murongo wa 1 kugeza ku 15. Muri icyo gihe Yesu ajya hakurya y'inyanja ya Galileya ariyo Tiberiya. Abantu benshi baramukurikira bitewe nuko babonaga imenyetso yerekana akiza abarwayi. Nuko Yesu aterera umusozi, ageze mu mpinga aricara ari kumwe n'abigishwa be. Ubwo Pasika umunsi mukuru w'Abayahudi yari yegereje. Yesu arambura amaso, abona cya kivunge cy'abantu kije kimugana. Niko kubaza Filipo ati, turagura he imigati yo kugaburira bari abantu? Ibyo yabimubwiye mwinja kuko yarazi icyo ari bukore. Filipo aramusubiza ati, nuwagura imigati y'amadenari 200, umuntu ntiyabonaho n'akanzinya. Umwe mu bigishwa be witwaga Andereya, mwene nyina wa Simoni Petero, aramubwira ati, hano hari agahungu gafite imigati 5 y'ingano za bushoki n'amafi 2, ariko se byamarira iki abantu bangana batya? Yesu ati, nimwicaza abantu. Aho hantu hari ibyatsi byinshi. Nuko baricara, abagabo bari nk'ibihumbi 5. Maze Yesu afata imigati, arashimira, ayigaburira abari bicaye aho, abaha n'ifi uko bazishakaga. Bamaze guhaga Yesu abwira abigishwa be ati, nimurundarundi ibimanyu bisigaye, ntihagire ibipfu busa. Babishyira hamwe, maze buzuza inkangara 12 z'ibimanyu kuri ya migati 5 y'ingano za bushoki byashigajwe n'abari bariye. Abo bantu babonye ikimenyetso Yesu amaze gukora, baravuga bati, koko ni ukuri, uyu ni wa muhanuzi ugomba kuza mu isi. Yesu rero amenya ko bagiye kuza kumujyana ku mbaraga bakamwimika, arongera ahungira ku musozi ari wenyine. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akozwe. Nyagasani aka kanya araduhamagaye kugira ngo tumusange, dusangire nawe, maze koko tugira ubuzima, twamubona tukamwereka abandi, natwe tukitoza gusangira n'abandi buri munsi. Amasomo y'ibisubizo byacu duteguriye araryoshye cyane, ubwo koko ari mu iyo nshinga gusangira, kuko nyine usanze Imana wese, Imana iramusanganira, bagasabana n'Imana. Natwe rero tujye gusabana n'Imana. Ubwo tujye kuzirikana ku ngingo nziza igira iti,
kuba igisubizo. Mukristo muvandimwe, wari wabona umuntu ugeze ahantu agateza ibibazo, abantu bakabura umutekano, urugo rwose yinjiyemo rukabura umutekano, aho agiye ku kazi bakabura umutekano, abantu benshi bamubona kubera ko bamaze kumenya, umutima ugatangira ugatera, we ye baba we arongera araje koko. Nuko rero bikaza kurangira igihe utaje ku kazi, igihe abantu batakubona ngo aribwo baba bishimye, ariko bari mu mahoro. Waba uri ikibazo mubyeyi, icyo gihe koko waba uri ikibazo. Uyu munsi rero Yezu nawe aragusaba kuba igisubizo. Uze kuva aha ngaha hamwe na Yezu, niba wamwumvise koko nawe uri igisubizo. Uri igisubizo, abantu bakubona bakishima bakanyurwa. Kubera iki? Ubatera amahoro, ubatera ibyiza, ubaba hafi, urabasanganira nyine. Kuba igisubizo aho kuba ikibazo mu bandi. Ngo umunsi umwe umugabo ngo agiye kureba mugenzi we, ngo akaba yarafite ngo abana 3 bose bari batsinze, ariko baza uburyo agiye kubajyana ku ishuri. Ubwo bamwe batangiye gutekereza ko mugenzi we nyine yamuyoreye ku ifaranga kugira ngo ajyane abana ku ishuri. Nuko amugeze imbere amutura ibibazo. Mugenzi we ngo aramusubiza ati, umva rero muvandimwe, biragusaba ikintu kimwe gusa kugira ngo ushobore kurira abo bana, biragusaba kujya mu baporo. Wa mugabo ko akomeje kugenda atekereza kuri iryo jambo kujya mu baporo, ubwo arani no gutaha nyine, niba aramenye icyo bivuga, ibaze nanjye nibaze. Ngo mugenzi we ngo abimubwiye gutyo kubera ko umugabo nyine yari umusinzi, anywa inzoga ku buryo bwo hejuru ku rwego mpuzamahanga. Nuko arashaka kumubwira ngo ajye mu baporo kugira ngo koko yigomwe inzoga maze ashobore kurihira abana. Niba yarumvise simbizi. Ubwo banza arakomeje kugenda atekereza ngo agiye guhindura idini, kandi undi we kubera amahane yari afite ndetse n'iyo ngeso y'ubusinzi akabinyuza hirya kugira ngo nyine arebe ko yabireka maze koko akabasha kurihira abana. Hari imvugo igira iti 1000 francs égale 1000 problèmes, ngo amafaranga 1000 ngo akenshi urayabona agahura n'ibibazo 1000. Ariko twebwe abakristo bavandimwe dushakisha uburyo koko kimwe na Yezu amafaranga 1000 koko yazana n'ibisubizo 1000. Ibisubizo Yezu Kristo we ntabwo ari ibibazo 1000 gusa ahura nabyo, abantu barenga 5000 ariko akabonera igisubizo. Igisubizo ku bibazo byose ahura nabyo. Amasomo araduha ingero ebyiri z'abantu bashoboye gukemura ibibazo bakaba igisubizo aho kuba ikibazo. Abo ni abahanga babiri, Gamariyeli ndetse na Yezu Kristo ubwe, bakabera igisubizo imbaga yari bari imbere, bakaba igisubizo mu gihe cyabo. Mu isomo rya mbere twumvise Gamariyeli umuhanga akemura ikibazo cy'intumwa, agakemura ikibazo cyari gihari cy'uko inkuru y'inziza y'Imana nyine ari kogera, ariko abategetsi bakomeye, abakuru b'inama batabyishimiye, gutishimira ko Imana iri kuvugwa. Icyo nicyo kibazo cyari gihari. Nuko Gamariyeli hari uburyo bugera muri 4 yashoboye gukemura ibibazo, inzira yanyuzemo kugira ngo akemure iki kibazo cyari gikomeye aha ngaha. Uburyo bwa Gamariyeli bwo gushakira ibisubizo. Uburyo bwa mbere Gamariyeli yakoresheje ngo ni uguheza intumwa akanya gato. Iki nicyo twakwita mu gifaransa l'intimité. Urumva ngo yari umwigisha amategeko, bishoboke ko atifuje, yanze gusebya bagenzi be, kubarakaza, dore ko ashobora kuba yarabonye ko ari bo abanyamafuti, ariko akagira uburyo nyine abihererana kugira ngo ababwirire mu ibanga. Ibi nanone bigatuganisha ku kintu bita ibanga ry'akazi. Abantu mukorana ukamenya uburyo bwose nyine wabakosora. Akamvugo kirete nigira iti qui ben amat ben castigat, qui aime bien châtie bien. Ngukunda uranamukosora kandi ukamukosora neza nyine. Ese mugabo ntago biragushyikira ngo umugore wawe gukorera ikosa ubundi umuhamagare muri salo, nako ni kwirembo, ubundi umutonganyirize imbere y'abakozi, imbere y'abana, imbere y'abahisi n'abagenzi. Aha, Gamariyeli nawe kumurikira uyu munsi mu rugo rwawe kutagomba kwandarika mugenzi wawe kabone ubwo yakoze nabi, kumujyana ahantu uherereye ukagira buheza kugira ngo kuko kugira ute umutwame, umuhane ndetse unamuhanure aho kumuhana umuhanura. Iki nicyo bita sometre à l'écart, kujya ku ruhande, kujyana umuntu ku ruhande, kumujyana mu gikari, akaba ari yuko mucocera ibibazo. Ni bya bindi byuko nyine ugira Imana abona umugira inama. Urakoze Gamariyeli, urakoze. Uburyo bwa kabiri Gamariyeli akemura iki kibazo ni ubuhamya ahaye bagenzi be, ani n'ibimenyetso ndetse akomeje kugenda bahereza. Ubu buhamya buhiniye mu mvugo ya filozofiya dukunze kwita syllogisme, uburyo bwo gufata umwanzuro umaze kwirebera ibintu bibiri byibuze, ubundi icya gatatu kaza nyine ufata umwanzuro, kandi akenshi uwo mwanzuro ntabwo ubeshya kuko ubu uri ukuri bitewe n'ibyo bibiri bya mbere uko byabanje uko byari bimeze. Kumva sanga urugero rwitwa Theodasi,
waje koko abantu benshi bakamukurikira, ariko ngo amaze kwicwa ibyo byarangiye gutyo nyine aratsindwa. Baduhaye n'urundi rugero rwa kabiri rwitwa Yuda w'umunyagalileya, nawe akurikiwe n'abantu benshi, ariko bikaza kurangira nabo nyine batatanye. Kubera iki? Ntabwo byakomokaga ku Mana. Gamalieli rero agasoza atanga umwanzuro ko ibyo byari ibinyoma, na niyo mpamvu nyine byagize gute, byazimiye, kuko kuri nyine guca mu ziko ntigushye. Igisubizo cya gatatu Gamalieli aduhereza ni ubushishozi bwamuranze, akabona kure, akagera kure, agatekereza akageza kure. Ngiye nararibonye kureba kure, gushishoza, la prévoyance, ukabasha kumenya ibintu bizagana. Ubwo Gamalieli asoje babwira ati umva nimubareke bagende, niba ibyabo bidakomoka ku Mana ntibizaramba, niba bikomoka ku bantu ntibizaramba, ariko niba bikomoka ku Mana nubwo mwagira gute ntimwazabisenya ngo mubishobore. Inama ya kane ari nacyo gisubizo Gamalieli koko atanga gikomeye, ni ugutarwanya Imana. Gamalieli agatwereka guha ibintu igihe, ya silence y'Imana, cyagiye Imana yicecekeye, kaga tukagira ngo koko Imana yibagiwe, intumwa bakazifunga bakazitoteza. Benshi bati guki Imana itari kuzirwanaho, ariko Imana ifite igihe cyayo kundi gikoresha, le silence de Dieu, guha ibintu igihe cyabyo. Uyu rero niyo bita homme sérieux, un homme sage, umuntu w'inararibonye, inyangamugayo. Gamalieli ashoboye gukemura iki kibazo koko cy'intumwa, none koko zitangiye kwamamaza ijambo ry'Imana zishize amanga, Evangelii Yesu Kristo koko iri gukwira hose. Igisubizo cyiza, kuba igisubizo ka Gamalieli. No mu Evangelii y'uyu munsi dufite noneho umunyagisubizo uruta abandi, Yesu Kristo, umunyagisubizo uruta abandi. Yesu nawe afite ikibazo nari ngiye kuvuga cyuko ari kwamamaza inkuru, cyuko inkuru nziza igomba kogera mu bantu. Rero havutse ikibazo cy'inzara cy'abantu bari baje bamushagaye, bamukurikiye, bari kumwumva. Kristo agiye gukemura gute iki kibazo cy'inzara? Reka dusure mu buryo bune Yesu Kristo yanyuzemo akemura iki kibazo. Uburyo bwa mbere ni ukubaza amakuru. Yabanje kubona ikibazo koko gihari, kubanza kumenya ko ikibazo nanone gihari, ubundi ugashakisha amakuru ku buryo uza kuza kugikemura. Akabya bindi ngo uhiriye mu nzu apfunda imitwe hose, na Yesu Kristo rero gupfunda imitwe hose. Uburyo bwa kabiri Yesu Kristo ajya gukemura iki kibazo, hari abaza kwifashisha nk'intumwa ze nyine mu gushakisha amakuru. Ariko dutangazwe n'uburyo izi ntumwa ebyiri, Filipo ndetse na Andereya, buri wese afite ukuntu ahengamye n'ukuntu koko agiye kujya muri urugaga rwo gushaka amakuru. Filipo twumvise uburyo koko atanga impamvu z'ubunebwe, kutagera kure, ati nta nakanzi n'umuntu yaza kubonaho, abantu ni benshi. Filipo arazanye mu kintu cy'umururumba. Ibyo rero Kristo araza kubitambuka kuko ntabyumve. Haraza kuza rero undi wa kabiri Andereya, ari koko uza gufasha Yesu kubona igisubizo. Natwe rero Yesu Kristo aradusaba kumufasha ushaka ibisubizo. Hari bagenzi bacu babashonje, Yesu Kristo ashobora kunyuraho kugira ngo uriya amuhaze, amugirire neza. Nuko nanjye nkarara ntekereza kugira ngo ntekereze bagenzi banjye, kugira ngo ntekerereze babashonje babakene, maze nzarebe ikibatunga. Ariko ari Yesu Kristo uzagira ute, uzabishoboza. Ngo koko Andereya koko ahengamiye kuri ruhande rwo gufasha Yesu gushakisha ibisubizo. Hano hari agahungu gafite imigati 5 y'ingano za bushoki ndetse n'amafi 2. Amen, amen, amen. Ufite ikingo mpereho maze ngufashe kugira uruhare mu mukiro w'abandi, kuba igisubizo cy'abandi. Yesu Kristo ntabwo dusabye mirenge, ahubwo uruhare rwanjye najye mu gukiza abandi, kugira ngo abandi bahajye, kugira ngo abandi bamererwe neza. Nuruhe Andereya urakoze. Uburyo bwa gatatu Yesu kugiye kunyuramo nk'igisubizo, agiye kwicaza abantu. Abicaza abantu mu byatsi, bya byatsi bishushanya nanone urwuri rutoshye, wa mushumba mwiza agaburiramo ubushyo bwe, akaburajya mu rwuri rutoshye. Uru rwuri rero ibyatsi birerekeza kuri kiliziya, kandi Yesu Kristo atwicaza tukagubwa neza, tukarya tugahaga, tukumva ijambo ry'Imana, kandi koko tugahagwa n'umubiri wa Yesu Kristo. Ibi birashushanya misa, aho Yesu Kristo atwicaza nyine kugira ngo tugaburire tumererwe neza. Uburyo bwo kwicaza abandi, ubundi bagatuza, ubundi bukabagira neza. Igisubizo cya kane noneho anayo nzira ya kane, kugaburira abantu. Yagaburiye abantu barenga 5,000, abagaburira imigati 5 n'amafi 2 gusa. Ariko igitangaje hanga batubwira nuko nyine byaratubutse, byabaye byinshi. Kubera iki? Nta mururumba. Yesu Kristo yabanje gushimira, yabanje kubiragiza Imana. Ngire ryasengesho rya Yesu Kristo riza gutubura, ariko nicyo gikoro cyo gushimira duke twineza tugatubuka. Ngo kuko abantu bagomba gusangira na duke twineza, bityo koko Yesu Kristo akaza ubundi akabitubura.
akaba abapagani baca umugani ngo abasangiye ubusa bitana ibisambo, noneho abakristo bagaca umugani ngo abasangiye ukarisiya bunga ubumwe n'abakristo. Amen, amen, amen. Iri sangira Yesu akoze kugaburira abantu imigati bakarya bagahaga kandi bagasigaza, biratwerekeza kuri ukarisiya duhabwa, ariko nanone bigatwerekeza no kugushengerera. Ubwo Yesu Kristo yavuze mu ntero nziza bamaze gusigaza, nuko arababwira ati ngo ni murundarunda ibisate bisigaye ntihagire igipfu busa. Amen, 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 amen. Ngiza nkangara 12 z'ibyasigaye bitwerekeza ku ntumwa 12 zigomba kujya zigaburira abantu umubiri wa Kristo, bityo koko abantu bakegera Yesu Kristo. Yesu Kristo igitambo, funguro ndetse n'inshuti tubana, ngukongera kwegera Yesu tukajya kumushimira kuko aba yaduhaye kugaruka nkongera ngashengerera. Aha rero bigatwibutsa ko ukarisiya ari ikimenyetso koko Yesu Kristo akora cy'urukundo, sacrament de satisfaction, ikimenyetso cyo kunyurwa. Iyo wanyuzwe nyine urasigaza, urishima, utaha wishimye. Turabona ko nyine abantu batashye bishimye kubera iki? Barasigaje, bagenda koko banyuzwe, bahagijwe na Yesu Kristo. Iyo uri kumwe na Yesu Kristo koko urahazwa, urarya, ukijuta, ukamererwa neza. Muvyeyi, wari wagaburira umwana koko ukabona abana barahaze, barasigaje, nta mubyeyi bitashimisha iyo abona koko agabura neza, akamvuga ugira iti sindaribuye umwana arakura. Natwe abakristo bavandimwe tuje kwegera Yesu kuko dukunda byahebuje. Yesu Kristo arifuza ko twamusangiza ibibazo dufite, tukamusangiza imiruho dufite, tukamusangiza amahoro dufite, tukamusangiza ibyishimo dufite, maze koko tugahora twishimye, nta kwivovota, nta kwivovotera ubutumwa, nta kugira umururumba, duke twineza ariko turi mu Imana. Ibyo rero bizaguhesha amahoro. Naho ufite byinshi ariko ugahora yivovota, aha uwo ni umururumba, uko no gutanyurwa. Kutanyurwa mu Kristo muvandimwe bitera ibibazo byinshi cyane, ibibazo byinshi cyane mu rugo, ariko nuraga no kunyurwa uzaba uri gukemura ibibazo byinshi. Kuba igisubizo aho uri hose, mu rugo rwawe, ku kazi, mu butumwa bwawe, ibyo ukora byose ukaba igisubizo. Umunsi umwe hijya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo wabaga mu nzu y'ikodi, ngo yaramaze ngo amezi 4 yose ngo atishyura ubukodi. Yumvikane nyine ko nyirizu yahoraga mwishyuza, ndetse rimwe rimwe ashaka no kumusohora mu nzu ye. Ubwo akaba yari afite n'abana, ngo arafite abana bagera muri 5, ngo atararihira ishuri, ngo ibihembwe bibiri byose. None akubitaho n'ikibazo cy'ingutu cyari kiri mu rugo, ko umugore yaragiye kubyara undi mwana, akagera icyo gihe koko nta bwishingizi aramutangira, hagakubitaho n'ibibazo bindi by'ubukene mu rugo, inzara sinakubwira yenda kubahitana. Wa mugabo neza neza yareba ibyo bibazo biri mu rugo, akabura ahantu yahungira. Nuko ngo umunsi umwe abuze ukuntu agira neza neza agiye gusara, afata icyemezo cy'uko agiye kuzahunga, agatuma umugore nyine aho ngaho basi ari mu nzu y'ikodi, agata n'abana, ubundi ko agashakiye ahungira akabareka. Nuko apanga umugambi ko aza kubyuka agenda. Umugore akajya ngo wayenagiye nko gukazi cyangwa n'ahandi, kubera ko nta kintu yari afite no mu mufuka. Nuko aza kujya kwa mugenzi we uwo bari bariganye, kugira ngo amusabe agatike, amusabe n'impamba y'urugendo, hatinze ritaza kumwicira mu runzira, maze koko ahunge. Ngo ageze kwa mugenzi we bari bariganye, uwo nyine yari yaranakize mugenzi we ameze neza, umubosi, maze koko atajya kumubwira iby'urugendo agiyemo ko ahunze. Nuko mugenzi we ngo aramubwira ati icara hariya nkubwire. Kuko Yesu yicaza rubanda ubundi akabagaburira. Reka twumve ukuntu yagaburiye uyu muntu. Nuko atangira amutembereza imishinga yose afite, amwereka inzu nziza afite, amwereka ibiraro by'amatungo menshi afite yoroye, amwereka n'ibibanza byinshi cyane afite, amwereka n'indi mishinga yose ashoreye. Bamwe bati kwari ukumwishongoraho, abandi bati mbega kaga kubona utura umuntu ibibazo, yarangiza akagenda akwereka ibisubizo afite we, uko so gushinyagura. Nuko ntabwo ndarangiza, wa mugabo koko akomeza yereka mugenzi we ibyo byose yageze, ibyo bikorwa yagezeho. Nuko arangije aramubwira ati reba inzu yanjye nziza, iyi nzu maze igihe nyubaka, nayikuye hehe? Iyi nzu nayikuye mu ngarani. Wa mugabo atangira kwibaza uburyo inzu yava mu ngarani. Aramubwira ati umva rero, njyewe mu busore bwanjye nakoreraga umuntu mu mirima ye, nkajya mutwarira ifumbire. Nuko rero igihe kimwe kiza kugera, arampemba arangorora, kubera ko nyine nabaye inyangamugayo mu bintu bye, angora kuzajya mucungira abakozi bose akoresha mu mirima ye. Ubu ngubu ninjye ukontorora imirima ye, ninjye yigenzura. Mbyuka mu gitondo, buri gitondo ndabyuka, nzindutse ngaza gutaha koko bunije, kubera ikiniriyo ku mirimo, nkigomwa ibitotsi, kugira ngo koko mbashe nyine gukomeza kwita ku nzu yanjye, gukomeza kwita ku nshinzwe. Cyakora icya kabiri nkora gituma koko nshobora gusigasira urugo, iyo mbonye amafaranga, urumva barampemba bikomeye cyane. Amafaranga yanjye koko
nyahereza umugore wanjye akayamfasha kuko nanjye niziwe intege nke iyo ngumanye amafaranga hari abashobora kuyanyambura, hari n'ubwo nanjye koko nshobora kuyashora mu ngeso mbi. Ubwo rero bituma abakobwa n'abagore bose banyiruka inyuma bacuba kuko nyine ntacyo nabahereza, bigatuma koko ndohoka kwiraha ry'isi. Umugore wanjye noneho koko akamfasha mu gutenga neza urugo, mu kurihira abana, mu kwita ku rugo. Ubu mfite abana benshi cyane ndihira amashuri ari abanjye ndetse n'abandi bose njye ndafasha. Kubera iki? Umugore wanjye arabifashamo akamfasha kubicunga neza. Ikindi kandi ubu ngubu ndi kwitegura kubaka inzu y'amacumbi kugira ngo koko nanjye nyakodesha. Ibyo namaze gukora ndetse no kwisuzuma, nsanga ngomba kwiga mu kintu kimwe rukumbi kugira ngo ariya macumbi azuzure. Nzigo mu ikabare kugeza igihe ariya macumbi azuzura, byumvikane ngeze ku gikorwa nyine gikomeye cyane kizamfasha koko gusigasira ndetse no gusubiza ibibazo byose mfite. Ibibazo ngenda mpura nabyo cyane cyane harimo ibibazo nyine by'ubukene, kagenda koko ngira uburyo mbisubiza. Ikindi ntaguhisha nk'umuntu ushaka kugira inama yo kuvana amaboko mu mfuka ubundi ugakora, ni ukwaka inguzanyo, ni ugushaka, ni ugutinyuka ugatinyuka ugakora. Kuko nyine niba utari umuhemu uzifashisha nyine abandi kugira ngo bagufashe, uzifashisha ku mafaranga y'abandi, wifashishe ku by'abandi kugira ngo koko bakomeze kugutabara, ubundi koko bagufashe. Niba koko utari umuhemu, ubundi cyawe ugakora, ukirinda ibigare, ukirinda ubusinzi, ukirinda ibigare by'indaya, ukirinda ibigare by'ubusambanyi, ukirinda ibigare by'inzoga n'ibindi bigare byose bishobora gukuzitira nk'ibyo wari usanganywe. Ni uko wa mugabo koko wari ugiye kujya mu buhungiro arebye hirya areba hino, areba koko wa mugabo uri kumugira inama mugenzi we babyirukanye, none akaba yaramusize yarakize kumurusha koko. None undi we koko ari kujya mu buhungiro kubera gutinya ibibazo. Koko arebye asanga koko amasaha menshi yamaraga mu ikabare, andi menshi indaya ziri kumwirukankaho, yinjira mu nzu z'indaya n'ibindi byinshi cyane atakoraga. Ava ngaho yiyemeje ko agiye kwigomwa, maze koko gatinyuka koko gakora cyane kugira ngo koko nawe uryo ateze urugo imbere. Sibwo se yasubiye mu rugo nyine asubira iwe, ubu aratangira arakora koko kuko hari ibyo yigomwe. Ubu bisubizo ni byose mu rugo, wabanye neza n'umugore n'abana, abana bari kujya ku ishuri, babayeho neza rwose, ameze neza. Kubera iki? Yumvise inama za mugenzi we, akamvuga igira iti umutwe umwe wifasha gusara ntiwifasha gutekereza. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Nguko uko akanyoni katagurutse katamenya iyo bweze. Nawe mukristo muvandimwe, ujye ibibazo iyo byaje ninde ujya ugisha inama, maze na Yesu agira uburyo agisha inama, akagira ubabaza kugira ngo koko abone ibisubizo. Wowe se ugisha andi nama igihe ibibazo byaje? Aho nawe wasanga ibibazo ushobora gushaka kubishakira mu kwiyahura, guhunga, gucika. Nguko uko buri wese yakagombye kwicara akareba hakuri ibisubizo. Ese ibisubizo mbona bikura ku Mana? Ubuhanga mu kubona ibisubizo mu buzima bwa buri munsi, uze kureba nawe akazi ukora, imirimo ukora, niba koko igufasha gukemura ibibazo uhura nabyo mu buzima. Wasanga nawe uteza ibibazo aho guteza ibisubizo, wasanga aho gutanga ibisubizo ukomeza utanga ibibazo, uteza ibibazo mu bandi. Amakimbirane, amatiko, amacakubiri ariyo gusa ushingiyeho, kwirirwa hirya mu bigare, ibigare by'inzoga, ibigare by'indaya. Ibyo byose ukibagirwa ko aribyo bigiye kugukurira ibibazo, bikazarangira ko usaze kwiyahura bitaretse. Nk'uko abantu benshi bari gupanga imigambi yo kwiyahura, bamwe bagapanga imigambi yo gucika, abandi bagapanga imigambi yo gutishyura, gukomeza kurya amadeni bakangikanya ahandi. Kubera iki? Ubushobozi bwo gukemura ibibazo, gukemura ibibazo ku buryo udateza ibindi. Ubwo nibwo buhanga bukomeye cyane kurenza ubundi. Gamariyeri twamumvise uburyo akemura ikibazo, Yezu nawe twamumvise uburyo akemura ikibazo, bityo abantu bakanyurwa bose bari bari aho ngaho. Nawe mukristo muvandimwe, muvyeyi mu rugo rwawe, ukemura ikibazo ute kugira ngo abo mubana nabo bishime, abo mubana banyurwe, abo mubana ushobore kubagaburira, duke twineza mukadusangira koko nta mururumba, ubundi mugahaga mwese mukanasigaza. Wigomwe iki kugira ngo uzagere ku kindi cyiza? Nibyo muhanga yavuze ati nta cyiza ushobora kugeraho niba nta kindi ushoboye kwigomwa. Nguko nshobora kwigomwa ngigomwa ikabare, akajya bindi bya wa mugabo ati uzaba umuporo, nkaba nanywa fanta cyangwa wenda nkabona ayo mazi, ariko koko ngira ngo nigomwe ikintu kiri imbere, nshobore gutekereza neza. Kuko buryo umusinzi ntago ashobora gutekereza nyine, agenda asara nyine buhoro. Niba azagwa ku ijambo ibaze ntajye nibaze gusa nyine iyo afashe akanya ugatekerezo kicara, kwa kundi Yezu yicaza abantu, kwa kundi koko Gamariyeri nawe yicaza abantu, bamwe akabashyira ku ruhande abandi akabicaza hirya, ubundi bagakemura ibibazo. Nawe uzicare ko gutekereze
ikintu cyose cyagufasha mu buzima bwawe, ikintu cyose cyazana ibisubizo iwawe, maze koko aba ari cyo wihatira gukurikiza ndetse no gukurikira, ubundi koko uba igisubizo buri munsi. Buri munsi uba igisubizo mu rugo rwawe, buri munsi uba igisubizo ku kazi, buri munsi utanga ibisubizo aho uri, aho uba, ibyo ubamo, cyane cyane ariko ntaho uzabona ibisubizo atari kwa Yezu. Nguko gushengerera, kujya kwegera Yezu ukabaza Yezu ati ariko Yezu ari wowe wabigenza ute? Ujye utinya kujya kubaza Yezu, Yezu koko iki kibazo mfite ndagikemura nde? Yezu uzavayo koko azaguha igisubizo, kuko ntawe ugukoreye wikorera amaboko, ntawe agiye kwa Yezu ngo atahe amaramasa, ntawe asanze Yezu ngo atahe amaramasa. Mwese Imana ibahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu. Watubereye igisubizo, natwe tuzavuga